Iyo rero turi gukora ibigendanye na tables, utangira wandika table gutya ugaclosinga nk'uko uri kubona iri self closed, noneho warangiza ukatangizwa gukora table row, ni ukuvuga ngo ubutambike bwayo cyangwa se buri gakorone ibirajya bijyamo, ukandika tr gutya, urabona nayo iri self closed, ugomba kuyiclosinga, noneho ugakurikizaho iyo bita table head. Ni ukuvuga table heads noneho ni udukorone tungahe turajyamo muri iyo row ya mbere wakoze. So ni ukuvuga ngo table head yawe ukayikora kuriya, noneho iyo umaze kuyikora kuriya ushyiramo noneho titre y'ibyo ushaka, wenda n'urugero abatoye, noneho ukamanuka ukongera ugakora indi head, noneho wenda batatoye ukongera wenda imfabusa n'urugero. Noneho nk'uko uri kubibona yagiye ikora amatitle n'amarow agiye atandukanye, urabona abatoye, abatatoye n'imfabusa, urabona yuko byose byajeho. Noneho iyi ngiyi wenda mu buryo bwo kwihutisha dushobora kuyikopiya tukayipestinga hano, tukongera n'indi tukayipestinga hano. Nk'uko uri kubibona yagiye izishyira hano, izishyira hano. Ni ukuvuga ngo iyo rero uri gushaka noneho kugira ngo ya matable yawe agaragare, icyo gihe noneho habaho kuyistylinga. Niho hahandi noneho dusubira muri hahandi dukomeze wenda dukoreshe ya style yacu turi gukoresha, turahita twandika table gusa bisanzwe, kubera ko iyi table ni irazwi, ntabwo ari class dutangiye, ahubwo ni element isanzwe izwi muri HTML. Noneho n'urugero tuyihe font family, ahangaha wenda nkoresheje font family, abatayizi ni uburyo ki ushobora guhinduranya uburyo ki ibintu bigaragara kuri screen yawe, ibiryamye bimeze gute, aho ni font family ikoraho. Ibi ngibi nabyo turagenda dukomeza tubireba muri CSS y'indani uko turakomeza tugenda twiga. Noneho wenda ugahita ushyiraho border, wenda collapse, border collapse hariya wenda tukayita tukashyiraho ariko ari collapse. Tukavuga ko ari collapse, noneho tugakomeza gatoya hano, noneho tukavuga yuko width ari 100%, noneho twamara kuyistylinga iriya table yacu, noneho dushobora guhita tugenda noneho tugastylinga ya td yacu ndetse na th zombi uko ari ebyiri, noneho tukaziha pixel kugira ngo zibashe kugira pixel ariyo yiyi tr na th. Noneho twarangiza tukavuga tuti border wenda tuyigire 1 pixel, noneho tuyigire solid kandi ibe wenda urugero ise nk'iyijimyeho gahoro kuriya n'urugero. Noneho tukamanuka, noneho tukareba tukavuga tuti text ibe
ibe iri ibumoso. Ni ukuvuga ngo niba tuvuze wenda ngo text align left cyangwa right, ni ukuvuga ngo ziri buze kujya left cyangwa right. Ni ukuvuga hano twebwe dushaka yuko ziri buze kuba ziri left. Ni ukuvuga ngo turahita tuvuga text align left. Noneho tugire padding. Noneho padding ni uburyo ki ziratandukanamo hagati yazo kugira ngo zitegerana cyane. Uburyo ki zizatandukanyamo nazo tuyihe wenda padding ya 8 pixel. So nkuko ahangaha muri kubibonamo harimo akarere, niyo mpamvu hajeho uyu murongo utukura, bishatse kuvuga ngo hariya hajemo ikibazo. Turebe ikibazo ni uko hariya ntago nafunze hano, biragaragara yuko hano yabagiwe gufunga. Iyi ngiyi niho hari ikibazo. Noneho nkuko uri kubibona table yacu noneho yahise yuzura kandi yahise igaragara neza. Noneho ushobora gukomeza kuyistayiringa ukagira chart, ukagira iyo nk'urugero dr urugero. Ni ukuvuga ngo uko ziragenda zirushaho kuba nyinshi, noneho iri buze kugenda ihindura ibara. So ni ukuvuga ngo iraba iri even, iri buze kugenda ihindura ibara. Ahangaha nicyo bishatse kuvuga. So noneho gutya, noneho tuvuge tuti background color, noneho wenda tuyigire urugero, nayo tuyigire agakara kijimye kureya. Ni ukuvuga ngo icyo bintu bishatse kuvuga buri kara, ni ukuvuga ngo nk'urugero hano reka dushyireho indi kugira ngo bigaragare neza, kugira ngo mubibone neza. Hano reka dushyireho indi table gutya. Urabona uko igenda ikurikiranye, iri kugenda imwe yihindura ibara. Ibi ngibi rero icyo bifasha gutuma noneho umuntu usoma adashobora kuba yakwitiranya ibintu. Niba usomye iki ngiki ngo ube wakitiranya n'iki. Ni practice nziza yo kuba umenya yuko niba uri gustayiringa table, ni byiza yuko umurongo wa mbere niba ari umweru ukurikiyeho usa nk'uwizimishaho gatoya kugira ngo byorohere abantu gusoma. So ni gutya rero table yubakwa. Ubwo wenda twakomereza ahangaha. So reka dukomereze kuri table. Nk'uko twari tumaze kubibona hariya twari turangirije. Hano kuri table, nk'uko ushobora nanone gufata table ukagenda uyistayiringa ku buryo butandukanye, aribwo nari maze kukwereka ahangaha, ku buryo ushobora kuyishyiramo amabara atandukanye kugira ngo umuntu abashe kuba yabasha kubisoma ku buryo bugiye butandukanye. Reka wenda dutangirira aha. Iyi ni table yacu twari twamaze gukora ya time table, ariyo iyi ngiyi. Reka dukoreho iriya style wenda yerekana yuko kuwa mbere no kuwa kabiri twayihaye
ko ari konji. Reka iyi call group tuyikureho, ikomeze ibe gutya. Noneho nk'uko nashaka kubikwereka, nashaka kukwereka yuko ushobora gustayiringa n'imirongo izamutse. Kugira ngo rero ubashe kuba wayistayiringa, nta kindi ukora, ujya muri style, aho uri gustayiringa property zawe, ukaba wastayiringa ukoresheje iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga table ukayigira NTH chad, ukayigira even, noneho background ukayiha ibara ushaka. Noneho iyo ushaka noneho kugira ngo stayiringe n'izi ngizi zihagaze, noneho ukora kuri TH no kuri TD, noneho nazo ukazihereza ibara ushaka, nazo ukagenda ugira even. Noneho icyo gihe amabara agenda atandukana, noneho ukaba urayistayirinze. So nk'uko uri kubibona, amatebo yose yahise aba styled. Niyo mpamvu bitewe na tebo urakoresha, ugenda uzihereza style zigiye zitandukanye. So reka noneho dukomeze. Ahangaha noneho tugiye kureba uko wakwandika ordered cyangwa se unordered list. Ariko mbere yuko tujya aho ngaho, dushobora kureba, tuvuge ushaka gusinyara wenda umunsi runaka, yuko uwo munsi wenda ari nk'ikiruhuko. Icyo gihe wabigenza uti? Icyo gihe rero nibwo ukoresha iyo bita call group. Noneho iyo call group ukayistayiringa, icyo gihe uza kuri table uri gushaka, tuvuge ni kuri iyi table niho ndi gushaka kuyishyira, nkaza nkayishyiramo call group gutya, noneho nkayiha ibara nshaka kuriya. Noneho icyo gihe ihita isinyara, ikahita ivuga ati ahangaha ibara rigomba guhinduka rikaba gutya. So reka noneho dukomeze. Hariya iyi ngiyi nari ndi kwerekana hano impamvu itashobora kugaragara nka table irimo hano. Nari ndi kwerekana ordered na unordered list, ahubwo ni ukuvuga ngo wenda nk'iyi ngiyi ifitemo amatable, niyo dushobora gushyiraho bikagaragara. Nk'urugero ahangaha dushyireho gutya, urabona ahangaha birahita bihinduka. So kubera ko iyi ngiyi iri styled, iri kuri table. So iyo ugeze iyi call group, ni ukuvuga ngo iri gufata kuri iyi column ebyiri za mbere. So tuko mushobora gufata column eshatu cyangwa izindi zigiye zitandukanye. So noneho reka nk'uko nari mbabwiye, tujye kuri ordered na unordered list. Kuri ordered list ni ukuvuga ngo ushobora kuba ushaka kugira gustayiringa, ni urugero ibintu. Reka nze turebere hano. Ushaka gustayiringa ordered list cyangwa unordered list, ibaze wenda ugiye gukora urubuga rw'umwarimu aho azajya ashyiramo ibibazo, ariko umunyeshuri we yajya kubireba akari buze guhitamo ikibazo atoranya. Icyo gihe uzashyiraho niba ashobora gutoranya igisubizo, niba ari A, B, C, D. Icyo gihe rero niho bizaza bimeze gutya. Ushobora kuza bimeze gutya, cyangwa se ushobora kuvuga ngo bize ari imibare. Iyo ushaka rero ngo bize ari imibare, icyo gihe urahindura. So ni ukuvuga ngo ahangaha niho ukoresha iyo bita type.
noneho ukaba washyiramo niba ari inyuguti, niba ari iriya roman what. So icyo ukora rero ni ukuza ahangaha, noneho iyi ngiyi ukavuga ati type is equal, noneho ukaba wavuga wenda ati 1. Ubwo nuvuga hariya 1 ahangaha iyi ikora kuri ordered list. Hano ni ukuhindura, ntabwo ari unordered list, ni ordered list. Yeah. So noneho ugashyiraho type, no kuvuga ngo iri buze guhita ishyiraho imibare. Noneho umunyeshuri kuryo yayetareba akavuga ati ikibazo cya mbere, cya kabiri, cya gatatu. Noneho tukomo ushobora hari ifite izindi ushobora gukoresha. Tuvuge ushaka gukoresha n'urugero inyuguti, hano ushyiraho A. Ni ukuvuga ngo ushyizemo A irahita iza ari alphabet mu nyuguti nkuru. Tukomo ushobora kuyigira alphabet mu nyuguti ntoya, ukaba wayigira gutya. Ni ukuvuga n'ubundi iraza ari alphabet mu nyuguti ntoya, cyangwa se ukaba wayigira n'urugero I nkuru gutya, noneho icyo gihe iri buze gustayiringa muri Roman numbers. So nanone ushobora kuyigira muri Roman numbers ariko ziri minuscule. So nk'uko uri kubibona noneho zaje ziri minuscule. Ni gutya rero ushobora nanone gukora ordered na unordered list. So reka wenda dukomeze. Iby'ibanze ahangaha twabibonye, byaba ari ibikora kuri table, byaba ari ibikora kuri list. Noneho tugiye gutangira ikindi gice gikurikiyeho cyo kwiga izindi element z'ibanze zikoreshwa muri HTML, arizo nka div n'ibindi. Reka tubirebere hamwe mu gice gikurikira. Block, ahangaha tugiye gutangirira kuri block element. Ni ukuvuga ngo hari ibintu by'ingenzi kugira ngo ubashe kumastaringa HTML ugomba kubuza. Ibyo ngibyo ni block elements cyangwa block level elements. Noneho ubundi ukamenya na inline element za HTML. So nazishyize hamwe, nizo zizi ngizi block level elements nizi ngizi. Reka hano dushyiremo horizontal kugira ducemo umurongo, turangiza dukore break gutya kugira ngo dutangirire hano hasi. So izo block element ni izi ngizi nagiye nzishyira hamwe kugira ngo muzirebe. Izi ngizi nizo z'ingenzi, ariko muri aka kanya tugiye kuvugira hamwe iyi ngiyi yitwa div. Iyi div rero ikimara ni ugushyira ibintu hamwe ku murongo kugira ngo ubashe kuba wabihereza forume, cyangwa se ukabistayiringa uko ushaka, cyangwa se ukabyerekeza aho ushaka. So muri kubibona ahangaha ni nyinshi, ariko izi ngizi nizo zibanze. Kangire vuba twihute. Main, nav, script, ordered list twayibonye, paragraph twayibonye, pre, section, table footer, unordered list,
video. Izi ngizi zose twazibonye. Noneho tugiye kurebera hamwe div ariyo iyi ngiyi, iyi div. Noneho dukomerezeho tujya no ku zindi. So ni ukuvuga ngo iyi div ni block level element, cyangwa se ikoreshwa kugira ngo ubashe kuba wabona uko ushyira ahantu ibintu ku buryo ushobora kubimuvinga bikagendana byose, cyangwa se ukabigarura. Tuvuga ushaka gushyiraho margin cyangwa marge ibumoso, kandi ushaka kuyishyira ku bintu bigiye bitandukanye. Tuvuga harimo amagambo, harimo buto, harimo image, kugira ngo byose bigendere hamwe. Ibyo bintu nuko bigomba kuba biri muri div. So iyo div rero uyandika gute? Uza gutya, uvuga ngo uraza ukandika div gutya. Iyo umaze kuyandika gutya, hari hagati ushobora gushyiramo ibyo ushaka. Ushobora gushyiramo paragraph, urugero ushobora gushyiramo paragraph gutya, wenda ukandikamo amazina ye gutya. Ni ukuvuga ngo ahangaha nubwo bimeze gutya, ahangaha ushobora noneho gushyiramo button. Ni ukuvuga ngo iyo ushyizemo button hano, n'ubundi hano ushyizemo button, ushobora gushyiramo button gutya, n'ubundi wenda ukayita ohereza gutya. Ni ukuvuga ngo iyo iyi div imeze gutya, hagati ugashyiramo iyi paragraph, noneho ushobora no hepfo yaho kuhashyira buto. Noneho iyo buto, ibi byose niba ushaka kubistayiringa kugira ngo bigendane, icyo urakora ni uko iyi div uraza ariyo uri buze kuza gustayiringa. So kuyistayiringa rero nta kindi, ushobora kuza ukayiha class, noneho iyi class ukavuga uti nize, ni urugero ibe reka bino tubikureho, nandi kubereka by'ingero by'izi ngero. Noneho buto ukavuga ati ohereza. Noneho rero iyo ushaka gustayiringa iyi ngiyi, ibi ngibi tuvuge niba ushaka kubistayiringa, reka wenda tubyite amazina. Reka iyi class tuyite amazina. Nk'uko twarebeye hamwe, class uyishyira ahantu igihe uri gushaka kuri buze kuza kuyikoresha. Ushobora kuyikoresha muri JavaScript uri gutagetinga iyo div, cyangwa ukayikoresha muri CSS uri kugira ngo uhereze forme icyo kintu iyo class irimo. Noneho niba tuyise gutya aya mazina, nitugaruka hano muri ya style yacu tukandikaho uko twabyize, iyo ugiye gutangira utangiza ushyiraho akadomo. Aka kadomo ugashyira ku ma property weho wihimbiye, atari asanzwe ari muri HTML, nka paragraph, nka header, H1 kugeza kuri H6 cyangwa se izindi. Yari yawe nk'iya wiyandikiye amazina, utangiza kariya akadomo, ukandika iyo class name yawe, warangiza ugashyiraho parenthese kuriya. Noneho ahangaha nshobora kubigira, noneho nshobora kuvuga ati margin left, ni urugero. Nkavuga wenda nti 30 pixel gutya. Urabona bihise byegera hino, kandi urabona izina n'iyi buto birajyanye.
ni ukuvuga rero niko kamaro ka div. Ibintu ushaka gukontororera hamwe byose ubishyiramo hamwe, noneho ukajya ubigira. Reka wenda tuyigire margin left, wenda tuyigire 80 kugira ngo ubone ukuntu ijya hirya cyane. Urabona bigiye hirya kandi byose birajyanye, nta na kimwe gisize ikindi. So akangaka rero niko kamaro ka div muri rusange. Noneho reka turebere hamwe akandi kantu ko kureba ati ni gute noneho tuvuge hano harimo ikindi kintu ushaka gustylinga. Wenda ushaka aya mazina y'inka ushaka kuyacaho akarongo yo yonyine, icyo gihe ukoresha iyo bita span. Span ni ukuvuga ngo ishobora kongera izindi style mu imbere ku kindi kintu cy'ubwacyo udastylinze iyi paragraph yose. Ukuvuga ngo iyi paragraph yose nshobora kuyistylinga, ariko n'iyi ngiyi nshobora kuyistylinga ukwayo. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi nshobora nayo kuyiha class, noneho wenda nkayita ikigaju. Ntabwo nzi niba hari inka yitwa ibara ry'ikigaju. Noneho warangiza kuyita ikigaju kuriya, ugafata iyi class name ukayizana hano, noneho ukayikorera ikigaju, noneho wenda ukayiha n'urugero font size, font wenda reka duhindure font family tuyite wenda iyi. Ni ukuvuga ngo urabona font yayo irahindutse. Noneho dushobora kuza, noneho iyi yari ikigaju, noneho reka dushaka n'iyi inka kuyiha property zayo, ariko zitari ko amazina y'inka yose muri rusange, ahubwo dushaka noneho gustylinga y'inka gusa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe hano turaza noneho dukoresha iyo bita span gutya, noneho tuyifata y'inka tuyashyiremo imbere hano muri span. Noneho n'iyi span tuyihe class, noneho iyi class wenda tuyite inka n'urugero. Noneho nituza handi mu gustylinga, nituza tukandika iyi inka gutya, noneho dushobora nayo kuyiha kuyistylinga ukwayo. Wenda reka tuvuge color tuyite wenda gutya. Urabona iyi ngiyi ibaye styled ukwayo. Bishatse kuvuga ngo ahangaha div ikimaze dukoze recap gatoya, ni ukugira ngo ibiyirimo byose ubikontororere icyarimwe, ubishyirire, ushobora kubishyira mu ruhande rw'iburyo, rw'ibumoso, hasi, hejuru, ubikontororere hamwe, noneho bijye bigendera hamwe. Noneho wajya kuri ushaka gustylinga paragraph irimo imbere ukwayo, nayo ukaba wayistylinga ukwayo. Ni ukuvuga ngo iyi class amazina twabashije kuyistylinga ukwabyo, paragraph twabanje kuyistylinga ukwayo, ariko n'iyi paragraph ibiyiriho ubwabyo nabyo dushobora kubigabanya, tukaba twabikontorora, mbese tukabistylinga ukwabyo, aribyo twakoresheje span. Noneho hakabaho na button. Iyi button nayo ushobora kuza ukayistylinga button, kubera button ni property izwi na HTML, ntabwo yo twirirwa dushyiraho akadomo cyangwa ngo dushyiremo class name, ahubwo turaza tukandika button gutya gusa. Noneho twarangiza tugahita tuyiha wenda ati background color, wenda tugahita tuvuga tuti nayo ni iyi ngiyi n'urugero. Noneho tugakomeza wenda tukayita color, wenda tukayita white gutya. Ni gutyo. Ni ukuvuga ngo ushobora nanone guhituza ukavuga wenda ati urabona ntabwo igaragara neza, ushobora guhita uvuga ati wenda ati
reka styling border radius wenda nyihe 7 pixel. Ni ukuvuga ngo urabona ibaye nkigira imfuruka zihinnye. So izo zose ni ingero z'uburyo ki ushobora gustayiringa urubuga rwawe. Noneho wenda twihuse, ibindi dushobora kurebaho ni inline elements, arizo zirimo ama button, ama input, output, script, text area. Ibyo byose nabyo tugiye kubirebera muri video mu isomo rikurikira iri ngiri. Nk'uko twari tubivuze, reka turebere hamwe izindi element nazo z'ingenzi zikoreshwa. Nk'urugero twahera kaduhere wenda kuri iframe. Iframe niyo ukoresha igihe uri gushaka gufata ibintu byakozwe n'undi muntu kugira ngo bigaragaze ku rubuga rwawe. N'urugero ahangaha dushobora gutangirira wenda tureba nko kuri Google Map. Iyo ushaka gushyira Google Map ku rubuga rwawe ukoresha iyi iframe. Iframe ni ukuvuga ngo iby'ibanze bifite source itangizwa na iframe nka gutya, iframe gutya. Noneho yarangiza ushobora kuyiha class, warangiza ukayiha source yaho icyo kintu kiraturuka, ukayiha width ariyo murambararo, na height aribwo uhagarike, noneho ukabihereza na title yayo. So nk'urugero hano tugiye kureba iframe wenda ya Google Map. So nk'uko uri kuyireba, nkimara kwandika iframe gusa yahise imereza already box noneho yo gushyiramo cya kintu cyanjye. Noneho ngiye gushyiramo Google, noneho nayo styling. Nk'uko uri kuyibona ahangaha yamaye Google ifite width ya 560. Reka wenda nyigabanye nyigire ntoyaho gatoya kugira ngo igaragare neza. Hano urayibona Google Map yanjye nahise nyizana. So nayistylinga, nayiha border, frame border nshobora kuyigira na 3, noneho igasa nk'iyiyongera bitewe nuko mbishaka. So iyi ngiyi ni iframe, nayo ikaba ari element ikoreshwa cyane kuri HTML. Noneho ikindi kintu wenda twamenya, ushobora kuyistylinga ku buryo ushaka. Ushobora kuyihindura, kuyiha title. Ni ukuvuga ngo ukayiha title nka gutya. Urugero ushobora kuza hano ukandikaho title gutya, noneho wenda ukavuga ati ni Google Map kuriya. So noneho ikindi wenda twareberaho hano, ushobora kuyiha border. So ni ukuvuga ngo niba ugiye nko kuyiha border ushobora kuza ukayistylinga. Urugero ukavuga ati style gutya, noneho ukaba wavuga ati border wenda ati reka tuyihe 5 pixel gutya, noneho 5 pixel hano gutya. Noneho ushobora kuza ukavuga uti wenda n'urugero ikindi dushobora kuvugaho, ushobora wenda kuvuga ati border reka tuyihe 2 pixel cyangwa 5 pixel, noneho wenda tuyigire solid, wenda ibe red. N'urugero solid ibe na red, uvuga ngo icyo gihe tukagira nka gutya. Urabona noneho ibaye solid na red. Ushatse wakongera na pixel hano ukazigira n'eshanu zikaba zaba nini.
ni gutya usitayiringa iframe yawe. So noneho ikindi, reka noneho dukomeze. Twabonye property zigiye zitandukanye, ni ukuvuga ngo wenda ntabwo twigeze tureba footer, na footer nayo iza hano, niyo iza hasi ya byose, ukaba washyiraho footer. Ni ukuvuga ngo iyi footer hano, ibyo ushyizemo hano nibyo biza kuri footer, nibyo biza hano hasi ku rubuga rwawe. Noneho wenda ikindi kintu hano hejuru muri title, ikindi nibagiye kubabwira ni uko iyi style, iyo ugiye gustayilinga ubundi icyiza ni uko uzamura style yawe ukayishyira muri head, kubera ko iyo urubuga ruri gufunguka buri gihe rutangirira rusoma ibiri muri head. Ntabwo ari practice nziza yo kubishyira muri head, ariko bibaye ngombwa kubishyiramo ni hariya niho ubishyira, ubundi uba ugomba kuzandika ukwazo, ariko bibaye ngombwa yuko stylinga uzishyira muri head kugira ngo systeme ibashe kuzisoma mbere yuko isoma amafayile ari hasi, kugira ngo itabisoma ikabizana nta style biriho bikagaragara nabi. Noneho twakomeza wenda dushobora no kubaka akantu gatoya kugira ngo twongere turebere hamwe ese ni ibiki bijya muri head. Hajyamo title, hakajyamo style, hakajyamo meta, hakajyamo link, hakajyamo script na base. Ibyo ngibyo nizo zibanze ubundi zijya muri head. Kuvuga ngo muri head hajyamo title, style, meta, link, script na base. Izi ngizo ubundi nizo zibanze ushyira muri head yawe, muri head y'urubuga rwawe. Noneho reka wenda bino twakoze byose tubisibe, kugira ngo noneho dukomeze turebere hamwe. Reka bino twari twakoze byose hano tubisibe, cyangwa se aho kugira ngo tubisibe, reka du creating indi file tuyite wenda index2 html gutya. Noneho tutangire twubaka bundi bushyashya. Noneho kugira ngo twongere turebere hamwe uburyo ki bigenda bikurikirana, nk'uko muri kubibona turi kubaka bundi bushyashya, akandi kantu noneho ko kugira ngo twige ibindi bintu bishyashya ariko na byandi bya mbere tutabisibye. Noneho hano muri hahita hazamo title, noneho wenda tukayita, reka tuyitangire wenda imijyi mikuru wenda y'igihugu cyacu urugero. Noneho ahangaha rero iyo uvuye kuri head ubundi tujya kuri body. Noneho reka tuyifunge body. Noneho hano muri body niho dushyiramo ibindi bigiye bitandukanye, haba umutwe cyangwa se ariyo header, noneho yaba ari ama article, none hari naho tugenda dukoresha ya div agiye atandukanye. Reka wenda ahangaha turebere hamwe ese meta ni iki. Meta ni ukuvuga ngo meta ni ibyo nka Google search engine
ije kureba ku rubuga rwawe, nicyo kintu cya mbere iza ikurikiye. Ni ukuvuga ngo iyi meta iza hano muri head. Ni ukuvuga ngo ahangaha tuzakurikizaho meta, ni ukuvuga ngo uyigira gutya. Noneho nyuma y'iyi ngiyi ushobora noneho gushyiramo content cyangwa kuvuga noneho ni ibiki biri kuri uru rubuga, ni ibiki iyi ngiyi uru rubuga rukora. Ni ukuvuga rero ahangaha nanone utangira uvuga meta gutya, noneho ugashyiraho name, ugahita uvuga uti wenda ni ukavuga ko ari description, ni urugero. Noneho wamara kuvuga ko ari description, noneho ukavuga content zirimo, ni urugero. Noneho ugahita uvuga ati content, noneho muri izo content wenda ugahita uvuga ati hano hariho wenda HTML na CSS gutya, ugafunga. Noneho iyo Google iri gusearchinga ikareba bino, niba hari umuntu usearchinze HTML na CSS, izahita ifate bino bintu ibizamure. Uvuga ati HTML tutorial ni urugero, cyangwa CSS tutorial. Noneho ikindi ushyiramo hano muri meta, ushobora gushyiramo keywords, ushobora gushyiramo wenda indi ya name, noneho hano ukazita keyword. Noneho muri izo content niho ushyiramo wenda ati HTML CSS, ni urugero. So noneho iyo umaze kubishyiramo kuriya, iyo Google iri gusearchinga ikaza ikabonamo zino keyword, umuntu yanditse wenda muri Google search HTML, nawe iraza ikareba ku rubuga rwawe, ikareba muri keyword zawe niba hari icyo kintu kirimo, ni bwiza. Noneho igahita izamura ibintu byawe, ikaba yabishyira hejuru. Noneho ushobora no gushyiraho meta nanone, wenda iyo wabyanditse, ni urugero. Noneho ugahita uvuga ati name, wenda ni uwabyanditse. Noneho wenda ugahita uvuga ati ni Rwanda Tech Academy. Noneho icyo gihe iyo hari umuntu uje ashakisha nawe Rwanda Tech Academy, bahita bareba kuri content wanditse, bagahita bazamura runo rubuga rwawe. Wenda ikindi kintu twareberaho nacyo cy'ingenzi ni meta yo kugira ngo urubuga rwawe rujye rukwirwa, yaba rujye rukontorora viewport. Ni ukuvuga ngo iriya viewport ni uburyo ki rushobora kugaragara kuri mudasobwa cyangwa kuri telefone, noneho system ikajya imenya ngo ni kuri telefone, ni kuri iki, noneho ikagenda ihita ikurura ibintu ikabiringaniza. So ni gutya rero nayo ukayishyiraho viewport, noneho content ukashyiraho ko width ari device width. Ni ukuvuga ngo izajya ireba ubutambike, noneho yo ikarikire ubutambike bwa device uri gukoresha, niba ari telefone, niba ari computer, noneho initiating scale kuri 1. Ibi ngibi nicyo bishatse kuvuga. Hari izindi meta zigiye zitandukanye, ushobora wenda kuvuga ati ijye wenda irefreshinga, ni urugero content wenda nyuma y'amasegonda 30, ni urugero. Tuvuge nka email, kugira ngo niba ari nka email, kugira ngo ujye umenya niba hari email nshyashya zije, nuko system iba iri kurefreshinga ireba niba hari ubundi butumwa bushyashya waba ubonye. So ni gutya rero nayo ushobora kuyishyiraho gutya. Ndibaza izi ngizi nizo meta z'ingenzi umuntu ashyira ku rubuga rwe. Noneho twakomeza wenda tukareba eske nta kuntu twakubaka akantu gatoya, noneho tukarebera hamwe uburyo ki bino bintu twavuze niba koko
bishobora kujya ku rubuga rwacu kandi bikaba biri responsive. So reka noneho ahangaha aba ari byo dutangira twandike. Turareba wenda, reka dukore akantu gatoya kerekana wenda, tukite wenda imijyi mikuru yacu. Reka wenda tugire gutya. Reka ubwo tumaze kwandika bino, reka noneho reka dutangire dustylinga. Reka dukore style kugira ngo nayo tubanze tuyinjizemo neza. Noneho hano hasi dutangire twubaka. Ni ukuvuga ngo ikintu turatangirira, wenda turatangirira tuvuga tuti tuyite H1. Noneho tuyite wenda imijyi mikuru kuriya. Noneho niturangiza, hano kumbwira ko nyishyize hatariho, ahubwo ndayishyira ahangaha, imijyi mikuru. Noneho turahita tuza hepfo yaho wenda dushyireho, tugire gutya. Noneho wenda tushyireho paragraph urugero. Noneho wenda tuvuge tuti iyi niyo mijyi mikuru yo mu gihugu cyacu. Noneho iyi urabona ni paragraph. Noneho ahangaha turi buze gutangira noneho iyo mijyi tuyiha iyo twakwita umutwe. Reka tuyite header. So gutya. Noneho tuyite wenda imijyi kuriya. Noneho niturangiza kuyita imijyi, turibuze kumanuka noneho turebe tuti eske ibyo tugiye kureba ni imijyi bwoko ki, ni tuyigire n'urugero, tuyigire wenda dufate imijyi 4 cyangwa 5. Noneho ibyo ngibyo turatangira tuyishyira muri section gutya. Bino byose turabishyira muri section kubera ko turi gushaka kugira ngo tuze kubibumbira hamwe. Noneho nitumara kubibumbira hamwe tuze kumenya uko turajya tugenda tubikontorora. Muri section noneho reka dutangize nav. Ni ukuvuga ngo iyi nav ni nka navigation. Iyi navigation ituma noneho ibintu bimera nkaho biri ku murongo umwe kugira ngo ubikontorerere hamwe. Ni ukuvuga ngo biri navigation. Ushobora kuvuga ndati bijye bimanuka, bijye bitambika, byose ukabikontorora uko ushaka. Noneho reka dutangire dushyiramo ya liste yacu. Urabona iyi ni list, ntabwo ari ordered list cyangwa unordered list, ni list gusa. Noneho muri izi liste turashyiramo amalink. Aya malink nayo kugira ngo ajya agenda ajya kuri buri mujyi uko turajya tugenda tuba twawuvuze. Ni ukuvuga ngo iyo ugize rero iyi A ni link, ugomba gushyiraho na reference yaho ira linking. Niho wandikamo href gutya. Noneho iyo umaze kuyishyiramo gutya, ni ukuvuga ngo iyi ni syntax yuzuye. Ahangaha icyo tugiye gukora, dushatse twanakopiya iyi ngiyi noneho tukayigiramo inshuro z'imijyi dushaka. Niba wenda ari imijyi 5 dushaka gukorera, ni ukuvuga ngo ahangaha dushobora kuza umujyi wa mbere wenda tukawita Kigali, wenda umujyi wa Kigali. Noneho hano tukahita Uburengerazuba.
noneho hano tukahita Iburasirazuba, hano tukahita Amajyepfo n'Amajyaruguru. Gutya noneho nitumara kuzita gutya, noneho turi buze kugenda turiferensinga ahangaha dukoresheje ya ID nk'uko twakomeje kugenda tubibona, nk'uko twari twabyize kare, uko ushobora kureferensinga ID ku buryo nukanda hano ikintu kiramanuka kikajya noneho kuri ku kindi. Noneho turamanuka, reka hano twongere iyi ngiyi yari section ya mbere, reka noneho turebe kuri section ya kabiri, dukore section ya kabiri, ariho noneho turashyiramo ya migi yacu, iriya ya navigation yo kuvuga ngo bijye bijya hano, bijye bijya hano. Noneho hano dushobora gukoreshamo paragraph, dushobora gukoreshamo div cyangwa se ikindi dushaka. Ni ukuvuga ngo ahangaha noneho reka tuvuge ngo iyi ngiyi reka tuyigire wenda paragraph ya mbere, noneho wenda reka tuyite div kugira ngo tuze kuyiha n'amaparagraph agiye atandukanye. Ndetse dushobora no kubanza kuyiha H1 or H4. Noneho hano iyi ngiyi nayo dushobora uretse hano dushyiremo wenda tuti gutya, noneho tuyikopiye iyi div, gukopiya nko kuri Mac ni command C, noneho gupestinga ni command V. Wenda mushobora kuba mutari kumenya uburyo kindi kugira ni amashortcut. Noneho Iburengerazuba, Amajyepfo, noneho n'Amajyaruguru gutya. So gutya. Noneho icyo turi gukorera ibintu kugira ngo tuze kugenda tureferensinga aya madiv yacu. Ni ukuvuga ngo hano umujyi wa Kigali wenda dushobora kwandika tuti
ni urugero, iyi ngiyi tuyigize paragraph, noneho reka tuyihe no ku burengerazuba. Hose tugende tubaha so izi ni ingero. Noneho nidushaka noneho kureferensinga kuri izi ngizi, ahangaha niho turakoresha yama ID yacu. Ni ukuvuga ngo turajya tuza ahangaha, hano niba wenda tuvuge ni ku mujyi wa Kigali, noneho dushyiremo ID, noneho ni urugero, tuze tuvuge tuti gutya Kigali. Ni ukuvuga ngo turi buze kureferensinga ahangaha dukoresheje Kigali. So ni ukuvuga ngo turahita tuza ahangaha, noneho duhite tuvuga tuti Kigali, noneho duhite tumanuka kuri Kigali, ID tuyigire Kigali, noneho tuzamuke hano naho ID yaho tuyite wenda Uburengera, noneho na hano ID yaho tuyite Burasira, noneho na hano ID yaho tuyite Amajyepfo. Ni urugero, wahita ikindi ushaka, noneho na hano ID yaho wenda tuyite Amajyaruguru. Kugira ngo urayibona, ndi kubanzaho urwego nkashyiraho ID name. Ni ukuvuga ngo wenda niba tugiye kureferensinga iyi ngiyi Amajyaruguru, turahita tumanuka hahandi ku Majyaruguru, reka wenda tuza ahangaha, noneho turahita twandikaho ID iziko, noneho twandikemo rya jambo Amajyaruguru. Noneho ibyo ngibyo turabikomeza, wenda tuze Uburengera, aribwo Burengerazuba, noneho niho haha, noneho ID tuyite gutya, noneho Iburasirazuba twandikemo ID ariyo twise Iburasira, gutya, noneho turaza tuze ku Majyepfo, ID tuyite Amajyepfo uko twayise hariya haruguru. Ndibaza zirangiye, ndibaza zose zabonye ama ID yazo. Noneho ahangaha icyo tugiye gukora, tugiye kureba iyi ngiyi. Turaza hano turayikandaho, kuko urabona ni iyi ngiyi iri kugaragara hano ni index gusa, ariko iyi ngiyi ni index turi gukorera, kugira ngo turebe noneho tubashije kubaka dukurikije ibyo twize, icyo tubona. Noneho kugira ngo tubirebe, turaza hano dukandeho, noneho ukande kuri mouse yawe, niba ari iburyo hirya, cyangwa niba uri gukoresha
pad ukandeho n'intoki ebyiri, noneho urahita uza hano muri show preview, noneho nirwo rurahita ruza. Nk'uko uri kuzibona izi ngizi ni amalinks yahise ahindura ibara, noneho hano hagiye hariho ya migi yacu, noneho uko ugiye ukanda ku mujyi nawe ari umujyi wa Kigali barahita bakuzana ku mujyi wa Kigali ariwo bazana hano hejuru. Niba ari wenda amajyaruguru nukandaho amajyaruguru barahita bayazana aha ngaha, bahita bakuzamurira bakaguha ID ihita igenda igashaka cya kindi cyo kwireferensingaho, akaba ari cyo ihita izamura hejuru. Noneho wenda hano icyakurikiraho dushobora gustayiringa uru rubuga rwacu ho gato kugira ngo noneho turebe uko biraba bimeze. Nk'urugero nk'uko uri kubona ahangaha dufite navigation, dushobora gustayiringa iyi navigation, dushobora gustayiringa reka wenda dutangirire gustayiringa muri rusange, nko gustayiringa border box. Icyo ukora ahangaha uraza ukaza handi muri style, handi twanditse style mo hano hejuru, ugatangira uvuga ati border box zose border box ahangaha boxing sizing zibe border box. Noneho iyo urangije uraza noneho ugastayiringa body yose ushobora kuyiha font family, ukavuga ati font family nkuko nabwiye ni uguhindura uburyo ki amagambo agaragara, ugahita uvuga ati font family reka dukoreshe iyi aya sans serif. Ni ukuvuga ngo ushobora no gukoresha n'indi, nk'urugero ushobora gukoresha n'urugero iyi ngiyi, urabona nabwo bigiye bihindutse, birahinduka. So reka wenda dukoreshe iyi ngiyi. Noneho ikindi ugastayiringa header, ni ukuvuga ngo kugira ngo stayiringe header ushobora kuyiha nk'iri bara n'urugero, ubwo ni ukuvuga ngo ibiri muri header byose uhise ubistayiringa. Ni ukuvuga ngo text align uhise uvuga ngo ijyemo hagati, noneho uyiha padding ya 30 pixel, ni ukuvuga ngo hano na hano na hano na hano kugira ngo hajyemo padding. Noneho font size turayizamura tuyijya 35, ibara turigira umweru. Noneho dushobora guhindura wenda n'ibara tukaba twarigira wenda icyatsi kimeze gutya. Noneho ikindi dushobora gustayiringa navigation zacu kugira ngo izi floating ibumoso. Ni ukuvuga ngo icyo gihe kugira ngo floating ibumoso tuhita tuza tukayistayiringa muri buno buryo. Kuvuga ngo urabona noneho istayirinze ibumoso, ni ukuvuga ngo ivuye hano hejuru ahubwo bije hano ibumoso. Noneho tugakomeza, noneho ukaba wavuga ati nav another list, nazo ukaba waza ukazistayiringa. Noneho ama articles ukaba wayastayiringa gutya articles. Ni ukuvuga ngo articles tukaba tumaze kwandikamo ebyiri, noneho tukagenda tukajya ku ma section, nazo tukazistayiringa. Nk'uko uri kubona hano tukimara gustayiringa section zahise zimanuka, ibyo biri hano byose bihise bimanuka bijya hano hasi. Noneho dusigarana hano navigation, ni ukuvuga ngo iyi navigation wikanzeho irakumanura ikakujyana hepfo. Noneho wenda ikindi hano dushobora gukora ni uko dushobora gushyiraho wenda footer. Hano twahita dushyiraho wenda footer, gutya. Noneho muri footer wenda tugashyiramo paragraph wenda ivuga ngo ni footer.
gutya. So ikazaho gutya, noneho dushobora kuza tugasitayiringa iyi futa kugira ngo nayo igaragare iri centered, noneho n'ibara ryayo tukaza tukahita tuvuga tuti futa ijyemo hagati igire n'iri bara. Dushobora no guhita tuvuga tuti wenda reka ibara turihindureho gato, wenda rise nka kuriya mu rugero. So ni ukuvuga ngo futa yacu ibaye neza, urubuga rw'ibanze turarubonye. Noneho ikira kuri iki, noneho tubonye uburyo ki ushobora gukoresha ID ukareferensinga, tubonye uburyo ki ushobora kubaka, ukaba wakora header, ukaba wakora ama section, ukaba wakora footer, ukaba wareferensinga. Noneho uko turi kugenda tujya imbere niko turi kugenda tugira ubundi bumenyi. Bishatse kuvuga ngo igikurikiyeho ahangaha tugiye gukurikizaho uburyo ki twarebera hamwe, uburyo ki twakubaka noneho urubuga rwacu rukaza noneho rumeze neza. Noneho iyi ngiyi dushobora no kuyirebera muri browser kugira ngo turebe noneho ngo eske iraba imeze gute. Ni ukuvuga ngo nk'uko turi kubireba ahangaha, hano ni muri browser yacu, hano ni muri dev tool niko bahita, cyangwa developer tool. Ahangaha niho ureberamo niba uri kugira error, niba uri kureba buri kimwe cyose gishobora kuba kiri ku rubuga rwawe. Urabona dutangiza HTML ngeze, noneho twabonye header yacu, ibi ngibi nibyo biri header, izi ni za meta twashyizeho. Urabona meta zose zahise zizaho hano, noneho style zizaho hano zose, noneho body yacu izaho hano. So ibintu byose ni ahangaha ubirebera iyo uri kureba element. Ahangaha ntushobora kurebera niba hari error cyangwa conflict, ariko ibi ngibi nta kibazo kuko biri guturuka n'inyuma muri systeme z'ibyo ndi gukoresha, nta hantu zihuriye n'iki ngiki. So reka tube duhagarikiye ahangaha iri somo, noneho nyuma dukomeze turebera hamwe ibindi by'ingenzi. Ese JavaScript ikora gute muri runo rubuga? Ese JavaScript byashoboka yuko nayo umuntu ayentegra kuri HTML nka ziriya buto zikaba zagira icyo zikora, zibuja cyangwa nka kuriya ID referencing, ariko noneho tugakoresha JavaScript. Reka tubirebe mu isomo rikurikiraho. Nk'uko twabivuze, tugiye kurebera hamwe uburyo ki wakwandika JavaScript muri HTML. Ahangaha ntabwo ari ukwiga JavaScript nyirizina, kuko tufite course yayo nini isobanura JavaScript n'uburyo ki ikora, ariko ahangaha ni ukukwereka uburyo ki JavaScript wayifashisha mu gukora kuri HTML. Kugira ngo wandike JavaScript, utangira wandika ijambo script gutya, noneho JavaScript yose ijyamo hano hagati. Wenda reka dutangire tureba uburyo ki ushobora kwaccessinga class name, cyangwa se uburyo ki ushobora kwaccessinga ID. Nk'uko twabyize, ushobora gustylinga urubuga rwawe ukoresheje either ID cyangwa se class name. Reka noneho duhere kuri uburyo ushobora kuyaccessinga ukoresheje iriya class name. Kugira ngo tubigereho, turahera ku rubuga rwacu dusanganywe rwerekana imijyi.
imijyi yacu iri hano, none niturangiza twandike kode ishobora kuza igafata noneho ubu busobanuro bw'imijyi ikagenda ibuhisha bwose ikabukuraho, hagasigara amatitire gusa. Ibyo ngibyo kugira ngo tubigereho turatangira twandika kode, noneho turatangira tuvuga tuti function. Ni ukuvuga fonction rero iyo yanditse fonction uyiha izina, warangiza niba ari parametere uyiha ukayiha, warangiza ukayiha body, warangiza ukayifunga. Kugira ngo uyikoreshe noneho urayifungura cyangwa urayihamagara, ariyo bita calling a function. Ni ukuvuga ngo hano iyi function yacu wenda reka hano tuyite my function. Ikindi wamenya iyo uri kwandika javascript ni uko ijambo ritangizwa inyuguti nkuru, ariko irigiye rikurikiyeho rigenda buri jambo ritangiza inyuguti nkuru. Noneho reka dukomeze. Ahangaha turakomeza ubwo tumaze gushyiramo function yacu, noneho reka tuyibwire icyo igomba kudukorera. Turandika agakode gatoya wenda kandika gutya, ibi byose tuzabyiga mu gihe kiri imbere, tumenye ngo var ni iki, ni function idekararwa gute, ese n'ibyo wakoresha var, n'ibyo wakoresha let n'ibindi. Zigiye zitandukanye n'ubusobanuro butandukanye, ariko ni birebire, ni deep, ntabwo nabijyamo nonahangaha ngo mbirangize kandi ari to bifitiye ikoze ryabyo. Noneho duhite tuvuga tuti var hano ni ukuvuga ngo irareturning iki, hano irareturning iyi var, noneho ayo tuyihe valeur ya x yuko ingana, noneho dushyireho argument yacu ahangaha, tuvuge tuti document get element by class name. Hano ni by class name, noneho by class name. Noneho nitumara gushaka iyo class name turi gushaka, wenda tuyite n'urugero umujyi. Noneho nitumara kuyita umujyi gutya, turi buze kwibaza tuti none irakora iki, kubera ko hano dufitemo ibintu byinshi turi gushaka. Ikindi ni uko ugomba kumenya ko ugomba guclosinga hano iyi function ukoresheje kano niba ari akabago gutya. Noneho hano ikindi tugiye gutekereza ni iki, ese iyi function dushaka ko idufasha iki? Nibyo koko iyo element yitwa umujyi turayibonye ifite class name yitwa umujyi, ese tuyikoze iki? Ushaka ko tuyikoze iki? None ahangaha niho utangira wandika uti kugira ngo ibirimo uhereye ku cya mbere ukamanuka, niba hari n'ikigikurikiye, ni ukuvuga ngo niba hari ikigikurikiye kugeza ku mubare infini i plus plus, noneho ukore ibi n'ibi. Ni ukuvuga ngo uhereye kuri element ya 0, ni ukuvuga ngo 0 niho itangirira muri software iyo bari kubara, batangira kubara uhereye kuri 0 1 2 3, ntabwo utangirira kuri rimwe. Noneho ukavuga ati niba index iri 0, muri index hakaba harimo ikintu gifite valeur y'iyi x, ariyo y'iyi ngiyi, iyi document nyine baduhaye yitwa umujyi. Ukomeze uzishakishe zirimo zose, uzikorera iki kintu gikurikira ngiye kukubwira. Noneho ahangaha noneho niho uhita uvuga ati x, noneho ku burebure bwayo gutya, noneho ugahita uvuga uti i plus plus. Ahangaha naharenze, ahangaha naharenze. Noneho ahubwo ahangaha ugiye kuyibwira icyo ukorera. Ahangaha niho uzayibwira ati x yose ufate index yayo gutya, noneho uyistylinge ku buryo index irimo yose, ni ukuvuga ngo ahantu hose harimo umujyi wa Kigali, hose uhastylinge ukoresheje ibi ngibi ngiye kukubwira. Noneho ahangaha niho uzahita uvuga ati style wenda display none, ni ukuvuga ngo ibirimo aho ngaho byose bihishe, ni urugero.
noneho ushobora no kuyikoresha ibindi, hindura background, gira gutya na gutya. So ariko reka tubigire gutya kubera ko turi gushaka kubihisha kugira ngo ize kubihisha. None icyo turakora, turafata aho ibyo dushaka guhisha tubihe iyi class name. Ni ukuvuga ngo iyi class tuyite gutya, tuyite umujyi. Ni ukuvuga ngo izo dushaka ko zihisha zose igihe turaba duklikinze turazita gutya. N'iyi ngiyi tuyite ko, ndetse n'iyi ngiyi tuyihe iyo class, ndibaza n'iyi ngiyi. Noneho nk'uko uri kubibona izi zose mu gihe turaba dukiritse birahita zihisha aya magambo. Ariko kugira ngo tubigereho turakora iki? Kugira ngo tubigereho tugomba kuba dufite iyo bita calling, guhamagara. Kugira ngo duhamagare bino bintu rero turakoresha button. Ni ukuvuga ngo ahangaha turi buze kwandika button gutya, noneho iyo buto aba ariyo duhereza ya fonction yacu. Ni ukuvuga ngo turahita tuza ahangaha gutya, noneho tuyibwiye tuti on click. Ni ukuvuga ngo hari fonction ziba ziri building ziba zubakiyemo imbere nka on click, on mouse up, ibyo byose biba birimo imbere. Noneho ubyaccessinga direct utiriwe wandika izindi fonction zabyo. Noneho ahubwo ukabibwira ati mouse nijya hasi unkorera iki ngiki. Noneho ahangaha tugiye kuvuga tuti mouse nijya hasi umpamagarire my function. Gutya fonction buri gihe uri kuyandika irangiza na tuno tu parenthese tubiri. Ni ukuvuga ngo iyi my function ariyo y'iyi ngiyi my function niyo dushaka gukoringa igihe turaba dukanze kuri iyi buto yacu. None iyi buto yacu wenda tuyite hisha amagambo, niyo guhisha amagambo. Ni ukuvuga ngo cyangwa se hisha ubusobanuro, kuko ni ubusobanuro bw'imijyi turaba tugiye guhisha. Ni urugero. Ni ukuvuga rero dushobora no kwistayiringa ahangaha nishyemo hari ibyo nasibye, yari on click. I think ko ari iyi ngiyi nasibye. Noneho tuyihaye background kuriya. Noneho our function tuyihaye ibyo igomba gukora on click, kugira ngo nukilikingaho noneho ibashe kuba yagira icyo ikora. So ni ukuvuga ngo ahangaha nukanda gutya nk'uko uri kubibona ihise ihisha ya magambo yose. Niturefreshinga amagambo yacu aragaruka n'ubusobanuro. Iyi ngiyi ni gutyo ushobora gukoresha element ukayitagetinga ugendeye kuri class name. Noneho reka turebe byihuse uburyo ki ushobora noneho no gutagetinga ukoresheje by id. Kugira ngo rero ukoreshe by id, ni ukuvuga ngo ushobora kuza nanone ukandika uti function. Ni ukuvuga ngo iyo wayanditse rimwe ntabwo ari ngombwa kongera kuyisubiramo, ahubwo ushobora kuza hano ukaba wadekararamo izindi fonction. Ni ukuvuga ngo iyi yari fonction ya mbere, ibyayo yabirangije. Ushobora n'iyi ngiyi kuyibwira ikindi kintu nayo ishobora gukora. So reka noneho dukomerezeho
tureba tuti eske noneho ugiye kwandika indi fonction wenda yo kutagetinga ukoresheje by id wabigenza gute. Ahangaha ushobora kuza n'ubundi ugahita uvuga uti function gutya, noneho parameter wenda ukayita wenda other function gutya, noneho warangiza ahangaha mo hagati ukayibwira icyo igukorera. Ni urugero niba turi gushaka noneho gutagetinga by id, turi buze kwandika tuti wenda tuti document gutya dot get element by gutya get element by id, noneho tuyibwire id name iyo turi gushaka. Ni urugero ni ukuvuga ngo turahita tugira gutya, noneho iyo id name dushobora n'urugero kuyita reka tuyite amajyepfo gutya. Noneho nimara kuyibona iyikorera iki, ushobora guhindura ubunini bwayo, ushobora guhindura background color, ushobora guhindura color. Reka wenda tuyibwire tuti style, noneho styling kuri color ihindure color. Ni ukuvuga ngo ihindure color ushaka ko iyihe bara, ukavuga ndati ihinduke wenda umutuku, ni urugero, cyangwa se ihinduke wenda orange gutya. Ni ukuvuga ngo nuyihamagara iri buze guhindura orange. Tukomo ushobora kongera ukayihamagara ukayibwira, ukongera ukayibwira uti ugafata iyi fonction nanone ukayishyiramo hano, ukayibwira uti noneho background color, ukayibwira ati ugire background color nkuko muri JavaScript ubandika. Nababwiye inyuguti ya mbere aba ari ntoya, izikurikiyeho zikagenda ziba inyuguti nkuru. Noneho background color ni urugero tuyigire wenda gray gutya. Ni ukuvuga rero igihe turaba tugiye gukoringa iyi ngiyi, ni ukuvuga wenda tugafata reka dushyire hano buto yo kuyikoringa, gutya, noneho wenda tuyite hindura ibara, noneho tuyihe type yuko ari button, noneho niturangiza tuyibwire ngo nihagira umuntu ukirikaho noneho uhamagare other function, ya fonction yindi twise other function uyihamagare. Noneho fonction yose kugira ngo iyo fonction nuko igira tuno tubiri. Ni ukuvuga rero ni gutya uyandika. Ni ukuvuga ngo urabuhinduye, ni ukuvuga ngo hahandi hariho id y'amajyepfo n'inkanda hano urabona irahindutse ihita ifata background ihindura gray, kandi ihita ifata rya bara ryari risanzweho, urabona yari isanzwe imeze nka gutya nk'izindi zose, urabona amajyepfo. Noneho ariko irahita ihindura iyi title ihindure gray, background gray, ibara ihindure orange gutya. So ni ukuvuga ngo ibi bikozwe na JavaScript. Gutya rero niko noneho ushobora gutagetinga ukoresheje JavaScript, ugatagetinga by id, ugatagetinga by class name, ni kuriya bikorwa.
wenda ikindi hari izindi function ziba zirimo imbere ushobora guhamagara zo nta kintu wiriwe wandika, ahubwo ari nko kuyihamagara gusa. Nk'urugero ushaka kureba nk'igihe, ushobora gushyiraho fonction yo kureba igihe. Icyo wakora nuko wakwandika tuvuge nk'urugero hano, ushobora kuza ugashyiraho paragraph. Iyi paragraph ntagire ikintu yiha, ariko noneho ukayiha id, wenda ukayita time. Ni ukuvuga ngo urabona mu by'ukuri nta kintu hano turi kubona, nta kintu kiriho, ariko dushobora gushyiramo ibintu noneho tukabidisplayingamo hano muri iyi p. Kugira ngo rero ibyo tubigereho, dushobora kuza hano tugashyiraho button gutya, noneho tukayiha type ko ari button, noneho tukayiha javascript, noneho tukayibwira ngo nihagira umuntu ukirikaho hano getting element by id ya time, noneho uhinduremo ushyiremo hano uhite wuzuzamo igihe dufite. Ibyo kugira ngo tubigereho ni on click hano, noneho ugahita uyibwira ati izahwane na document get element by id, noneho ufate ya id ariyo yitwa time, noneho uyifate, numara kuyifata uyihinduremo ibintu n'ibi. Noneho nibwo uzahita uvuga ati noneho ina html on click yes document get element by id yes noneho tugahita dufata ina html gutya, noneho tukavuga yuko izahita ihwana na date. Ni ukuvuga ngo iyi date ni function ziba ziri built in muri system. Ni ukuvuga ngo ukimara gukirikaho, icyo ikora cyo izahita igenda ijya muri system, noneho ihita izana ya id yitwa time ariyo iyi ngiyi hano hejuru, maze ihite iyi displaying. So on click document dot get element by id yacu ahangaha iri kuzana error kubera ko twakoresheje izi double, kandi na hano arizo twakoresheje. Hano turakoresha single, noneho kubera ko hano ntago ebyiri zino ziri double quotes zajyamo ari ebyiri, ni ukuvuga ngo hano hazaho iyi ngiyi iri single quoted. Noneho get iyi ngiyi, noneho uhita utwereka itariki. Ni ukuvuga rero ahangaha iyi poto yacu ushobora kuyita time gutya. Ni ukuvuga ngo nukanda hano irahita ifata time ikure muri system, ihita iza iyishyiremo hano, noneho tubibone hano kuri screen ari byo by'ibi ngibi. So nk'uko uri kubibona iyi si ishyiraho igihe dufite ko bibaye saa 7:07. Ibi bishatse kuvuga yuko ntabwo ari gutyo byakagombye kuba bigaragara, byakagombye kuba ari saa 7:07 gusa, ariko urabona hariho n'ibindi bintu byerekana yuko ngo muri Europe time what itariki n'iki. Ariko nk'uko tuzakomeza kwiga javascript ku buryo burambuye, tuzanzabereka uburyo ki uformatinga izi ngizi hakaza time yonyine. Uru rwari urugero rwo kugira ngo mbereke ukuntu ushobora no gukoresha built-in function kugira ngo displaying time cyangwa se n'izindi ziba ziri mo imbere muri system, atari ngombwa kwirirwa wandika code zawe. So reka noneho aka gace ka javascript tube tugahagarakiye ahangaha, kari gakeya ko kwereka uburyo ki ushobora gukora tagging, uka accessinga
ibyo kuri JavaScript ukoresheje ibyo kuri HTML ukoresheje JavaScript mu accessinga ID cyangwa class name. Noneho ahakurikiyeho reka twige form, ni gute form ikora kuri HTML. Noneho nituzirangiza haraba hakurikiyeho project. Noneho tugiye kurebera hamwe icyo bita media query. Media query ikoreshwa kugira ngo habashe kubaho responsiveness, cyangwa se kugira ngo website yawe ibe yagaragara neza kuri telefone ndetse no ku zindi screen, yaba kuri tablet cyangwa se kuri mudasobwa. Kugira ngo rero ibyo ngibyo bigereho ukoresha media query. Ni ukuvuga ngo ubwira div yawe uti wenda nugera aha ngaha ntugaragare, cyangwa nugera aha ngaha ugaragara ibumoso, ugaragara iburyo. Nk'urugero aha ngaha ni urugero rwo kureba uburyo ki byaba bimeze. Nk'uko uri kubona aha ngaha biri kugaragara kuri screen nini. Hari iyi pariti iri aha n'izigiye zikurikiyeho ariko zose ziri indepanda, buri imwe igenda ukwayo. Urabona about iri aha, aya malinki ari aha, n'ibi ngibi byo hagati, noneho hakazaho na footer na header. Ibi ngibi rero uko bigenda bijya kuri screen ntoya, urabona noneho aho kugira ngo bihengekerane bijye hejuru y'ibindi, ahubwo bimwe bihise bijya munsi y'ibindi kandi byose birakomeza bigaragara neza. So iyi ngiyi rero ni media query iba iri kubikora. So aha ngaha rero niho tugiye kurebera hamwe noneho uburyo ki media query ni iki, ikora ite. Noneho reka dutangire. Turatangirira wenda twubaka akantu gatoya. Turaza aha ngaha, reka wenda iyi ngiyi nari nagize y'urugero nyikureho kugira ngo noneho twubakire hamwe turebe uko biba bimeze. So ni ukuvuga ngo turatangira tugira nka div. Noneho kuri iyo div niho turashyira class zacu dushatse, ndetse twanakoresha izo dusanganywe nk'izi ngizi ziri hano. Noneho akaba arizo tugenda duha styling. So reka dutangire twubake aha ngaha. So reka dutangire twubaka div. Aha ngaha reka dutangire gutya. So reka tuze aha ngaha wenda tuhashyire, tuvuge icyo tugiye gukora. Tuvuge ko ari media query hari iriho wenda responsiveness. Cyangwa iyi ngiyi aba ariyo dushyira hano. Noneho dutangire twubaka. Ni ukuvuga ngo dushobora gutangirira wenda kuri twandika div gutya. Noneho muri iyi div tugashyiramo paragraph. Noneho muri iriya paragraph wenda nubwo twashyiramo wenda left gutya kugira ngo bitworohere kubyumva neza. Noneho tuyikopiye tuzigire 3. Noneho indi tuyigire center wenda, maze indi tuyigire right. So noneho ziba zimeze gutya. Turagaruka noneho za div zacu tuzihe class. So iyi ni shortcut nkoresheje kugira ngo speeding up. Zose nzisitayengira rimwe. Ama shortcut nzagenda nyabigisha mu gihe kiri imbere. Reka noneho tuyite iyi ngiyi ko ari left, iyi tuyite ko ari center, maze iyi ngiyi tuyite ko ari right. Noneho icyo tugiye gukora aha ngaha, tugiye kuzistylinga kugira ngo noneho zigaragare
ku rubuga rwacu nk'uko hano uri kubibona zagaragaye. Nazihaye style hano, nzihaye style hano kugira ngo background imwe left nyigira gutya, noneho nyiha width ya 20, iyi ngiyi center nyiha width ya 50, noneho right nyiha width ya 30%. So ni ukuvuga rero ahangaha icyo tugiye gukora nk'uko uri kubona, icyo tugiye gukora hano, reka nongere nkureho iyi media query nari nshyizeho. Ni ukuvuga ngo ntarayishyiraho, urabona zari zimeze gutya kandi ni kuri screen ntoya. Bishatse kuvuga ngo hariya twongeyemo amagambo ntabwo ari amagambo yagaragara yose. Reka turebe wenda nk'urugero. Ni ukuvuga ngo tufashe amagambo tugashyiramo amagambo menshi hano, n'ahangaha tugashyiramo amagambo, byagaragara nabi. Urabona ntabwo rwaba ari urubuga rusobanutse, nta nubwo umuntu ashobora kubisoma. Urabona ntabwo ari ibintu bimeze neza, ariko noneho urabona bihita bijya hejuru y'ibindi. Noneho hano niho dukoresha media query kugira ngo noneho tubashe kuba twabigaragaza neza. Media query rero n'ubundi nayo ni CSS, igenda muri CSS. Noneho hano nibwo turagaruka dutangira twandika arobase cyangwa se arobase cyangwa dot nk'uko babivuga, noneho ukandika media, noneho na screen, noneho ugashyiramo ibyo uri gushaka. Ni ukuvuga niba wanditse media ukandikaho screen, noneho hirya ukurikizaho wenda ati and, noneho ugashyiraho minimum cyangwa se maximum uri gushaka. Noneho hano reka twebwe dukoreshe max, ko dushaka gukoresha maximum, max width wenda tubivuge 768 niyo ya screen ntoya. Noneho niturangiza turahita tuvuga tuti ni igiki dushaka gukoresha iyi screen. Noneho nibwo turafata za class name zacu tuzishyiremo, noneho tuvuge tuti nigigera kuri width cyangwa ku butambike bungana gutya, ku murambaro bungana gutya, ijye ifata zino div, noneho aho kugira ngo izigire 30%, 30% cyangwa se iyi width 50, zose igihita izihindura zihindura 100%. Ni ukuvuga kano k'ubururu gahita kaza kuzure hano, ak'icyatsi kaze hasi yako, n'akangaka kaze hasi yako. Nicyo ibi ngibi bishatse kuvuga. So ni ukuvuga ngo ahangaha rero nzahita mvuga nti left, noneho ngire gutya, noneho nshyireho center, ngire gutya, noneho nshyireho right gutya. Noneho hano mpite mvuga nti niba izi class name zanjye nizijya urubuga ruba ari rutoya munsi y'izi pixel, noneho izi ya width zijye ziba 100%. noneho ahangaha mpite mvuga nti width izabe 100% gutya. So noneho nimara kuba 100% gutya, hano nimara kuba 100%, ni ukuvuga ngo nigera kuri ntoya, urabona noneho izi ngizi zihise ziba gutya. Ningiyi urabona nk'ingiyi ntago yo yabaye 100%. Kubera iki? Kubera ko hano nakozemo tipo, ntago nayanditse neza, ariko ninyigira center nayo urabona noneho isiba 100%. So iyi ngiyi rero niyo media query. Ni ukuvuga ngo ninza uko ndaza nindenga ziriya pixel, noneho iri buze guhita ikurikiza amabwiriza ya mbere ya CSS yari ifite. So hariya nicyo bivuze. Hano ni ukuclosingaho n'indi parenthèse. So iyi ngiyi ni media query. Media query rero ni gutya ikora. Iri mu bwoko bwinshi. Ushobora kuvuga ati niba
ku bunini bungana gutya, cyangwa niba biri kuri screen ntoya gutya, cyangwa niba bigera kuri minimum width cyangwa minimum, mbese bigiye bitandukanye. So iyi ngiyi rero tuzabisobanura neza nabyo nitugera muri CSS deep, CSS yose hamwe. Reka noneho dukomeze tunyarukire noneho kuri forms, turebe uko forms zikora. Hari forms zitandukanye, hari za input, hari ama radio, hari ama checkbox. Izo zose nizo tugiye noneho kureba, turebe icyo ari cyo.